hari impamvu zitangaje cyane zishobora gutuma uguma uri singo nyamara turuko udashimishije cyangwa se udashoboye gukundwa, ahubwo hari ibintu bito uba ukora buri munsi bituma urukundo rukugeraho bigoranye. Ngira ngo mwese murabizi neza yuko mu minsi ishize nabahaye ikiganiro twari turiho turebera hamwe bimwe mu bintu bishobora gutuma nyine umuntu aguma ari singo cyangwa se bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu abura umukunzi burundu nyamara ataruko abishaka cyangwa se ataruko nyine abyifuza. Uyu munsi rero none nagutegura ikindi kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyo umuntu yakora kugira ngo ahite abona umukunzi. Niba uri umukobwa, niba uri umusore, kino kiganiro kirakureba cyane. Niba uzi neza ko nyine ukeneye kuzagira umuntu kwita sheri, ukeneye kuzagira umuntu nyine ugufata nk'umuntu ukomeye mu buzima bwe, bino bintu byose uzabyiteho bizagufasha. Mbere ko nkubwira ikintu cya mbere, reka mbanze nkubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza ucase muri comment. Ese wowe iyo utekereje neza uba ubona kuba umuntu yagira umuntu bakundana adateganya kubaka urugo, kugira umukunzi, kujya mu rukundo udateganya kubaka urugo, uba ubona ari byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Ese uba wumva byagira izihe ngaruka? Ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo kugira umukunzi udateganya kubaka urugo ari byiza. Si ukuvuga ko ntakunzi, ariko namaze kubona neza yuko tuba turi kwibeshya, tuba dusa nkaho nyine turi guta time, tuba turi guta umwanya. Ntabwo ari byiza kugira umukunzi udateganya kubaka urugo cyangwa se wenda utaragera ku bintu ushaka kuzageraho byose. Buriya urukundo ruryoha iyo wamaze kugera ku bintu runaka nyine uteganya kubaka urugo. Ikindi cya kabiri, iyo winjiye mu rukundo nyine wenda udafite gahunda yo gushaka vuba, akenshi birakudindiza mu iterambere. Ikindi cya kabiri, ushobora kugutera stress cyangwa se nyine bikarangira utangiye kwishora mu bintu bitari byiza, ejo ugasanga nyine intego za objectives zawe ntabwo uzigezeho. Nzi abantu benshi bagiye bashaka abagore atari uko babiteganyaga, ari uko bateye inda abakunzi babo, akabona yuko nyine nta yandi mahitamo ahari. Ese urumva inzozi zawe, wenda urugero niba ari kuzatura mu nzu nziza, akenshi biba bisa nkaho bifeirinze. Yego ushobora kubigeraho, ariko akenshi ngira ngo murabizi neza yuko biba bigoranye. Ikintu cya mbere gikomeye cyane ugomba gutangira kwiga, niba uzi neza ko ukeneye nyine gutangira kwigarurira imitima y'abantu batari bake. Niba uri umukobwa, niba uri umusore, aka kantu uragakeneye cyane, ni ukumenya gusabana. Tangira kuganira n'abantu mu buryo bworoshye, uhereye ku bintu wenda mushobora kuba muziranyeho cyangwa se na ku bintu mufitaniyeho isano, nko kubaza aho wenda baguriye nk'ikintu runaka cyangwa kuganira ku bintu byo muri environment muri icyo gihe. Ndaguha urugero rwa hafi, wenda nshobora kubona umukobwa nkabona yambaye ikanzu nziza cyangwa se nkabona yambaye ipantaro nziza cyangwa inkweto nziza cyangwa isaha nziza. Mu buryo kugira ngo nangize ikiganiro, nshobora gutangira nyine mubaza uko iyo saha igura. Ibi ngibi bizatuma nyine wa mukobwa mbona amahirwe yo kugira ibiki, yo kuba yatangira kugenda amvugisha. Niba nawe ari umuntu uri sociable, akenshi nyine bishobora kurangira nyine tubaye inshuti, tugatangira kugira na communication. Ibi ngibi rero ni ibintu byiza cyane, wenda nko kuba wabaza umuntu ahantu atuye, kumubaza wenda nk'ikintu akantu yakigoreye, nyine mukaganira bisanzwe mu buryo busanzwe. Ibi ngibi bizagufasha cyane, nyine bishobora kuba byatangira kugenda bikuzanira abantu gahoro gahoro. Uburyo bwa kabiri wakoresha kugira ngo wenda utangire kugenda ukundwa n'abatari bake, niba uzi neza yuko wifuza kugira ibiki, kuba wava mu busingo, iyiteho mu buryo bw'inyuma no mu buryo bw'imbere. Ndaje mbigusone kugira ngo ubyumve neza. Menya kwambara neza, kugira isuku no kuba umuntu ushimishije mu biganiro. Ibi bituma uba attractive. Niba uri umukobwa, cyane cyane abana b'abakobwa, ni mwebwe nshaka kubwira cyane, kubera yuko akenshi nyine ubundi biganiro byinshi ngenda nkora ni nkaho ari mwebwe mba ndiho ndabwira. Buriya abakobwa ni abantu baba bakeneye gutandukana n'abahungu. Buriya umukobwa kugira ngo akundwe bisaba nyine kuba agaragara nk'abakobwa, ufite imico nk'iy'abakobwa, nyine wambara nk'abakobwa, nyine ugerageza kwiyitaho nk'abakobwa. Buriya abasore benshi, nawe ibaze ufite umuntu mukundana muri kugenda mu nzira, bakavuga ngo uriya mukobwa ko tubona ameze nk'abagabo, icyo kintu nyine urumva nyine gitera ipfunwe. Wenda hari umukobwa nyine wenda uburemetse gutyo, ariko gerageza kugira ibiki, kwiyitaho nyine use nk'abakobwa. Iki kintu kigomba kugira iki, kigomba kukuranga. Akandi ka kabiri, kwita nyine ku biganiro byawe, amagambo uvuga. Niba uri umukobwa ugasanga uri kuvuga ngo niga, ngo bro, ibi ngibi ntabwo bigaragara neza. Abasore rero mwebwe, ita ku myambarire yawe. Buriya hari abasore nyine bajya bambara imyambaro bakibwira yuko wenda ngo ari ubustar inahenze cyane, ariko akenshi bishobora gutuma nyine utagira amahirwe yo kubona umuntu ukwiyumvamo kubera style wambara. Buriya abakobwa benshi baba bakeneye umusore watangiye kwitwara nk'umugabo before yuko aba umugabo. Uburyo bwa gatatu rero wakoresha niba ukeneye gutwara imitima y'abantu batari bakeya, reba neza ibyo wifuza ku muntu ukeneye yuko mwakundana. Njye nkunda kubivuga, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nabonye umuntu umeze gutya, nabonye umuntu umeze gutya, ntabwo najya mu rukundo. Tangira ugabanye urutonde rwa idea partner yawe, ureke gufata umuntu nkaho agomba kuba perfect. Nyine hari igihe uba ushaka ngo umuntu azaze mu buzima bwawe atunganye.
niba uzi neza ko uri umwana w'umukobwa nta muntu w'intungane ubaho, nta muntu wujuje ibintu byose ukeneye uzaba. Nujya no guhitamo umuntu muzabana hari ibintu azabyabwe bikunde. Ashobora kuba afite amafaranga, afite ibintu byinshi, ugasanga hari akadefo kamwe afite, nyine ukavuga ati reka mfe kugira ibiki, reka mfe kukanga wenda kazahinduka. Ariko ugomba kumenya neza yuko buriya nta muntu w'intungane, nta muntu uri perfect ubaho. So rero nyine wenda ahangaha niba uri umukobwa, inama nakugira gabanya gutekereza ibintu bitari byiza ngo nabonye umusore ufite amafaranga ngo sinakona n'umusore w'umukene. Ahangaha nyine bizarangira nunamubona uwo ushaka akenshi uzabasa uzabusa nk'umuntu wowe uri kwihambira, usa nkaho nyine uri gufosinga ngo umuntu urukundo. Buriya biba byiza nyine iyo umuntu yaje kugukunda atari wowe ugira uruhare cyane nyine mu kugira ngo urukundo rwanyu rukomeye. Icyo ugomba kumenya rero gikomeye cyane, buriya urukundo ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe. Ikindi cya kabiri, urukundo ntabwo rwubakwa n'imitungo, ahubwo rwubakwa n'ibitekerezo. Iyo umuntu afite ibitekerezo bizima, urugo rushobora kuba ruzima. Ariko ushobora kubona umuntu ufite imitungo, ibyo bintu byose uvuga, ariko nta myitwarire myiza afite, nta n'ibitekerezo nyine afite ibitekerezo byo guhiga amafaranga, aho ugasanga nta respect, nta myitwarire myiza nyine afite. Ibyo ngibyo rero nta kintu byaba bimaze. Reka tujye ku buryo bwa kane rero wenda wakoresha kugira ngo nyine wenda wongere kuba wagira ibiki, wongere kuba watangira kugenda wigarura imitima y'abatari bake nyine wenda nawe ukongera gukundwa. Ni ugusubira mu buzima bwa sosiyete. Ndaje mbigusobanuye kugira ngo ubyumve neza. Gusubira mu buzima bwa sosiyete ni ukujya mu bikorwa bishya, amahugurwa, imyidagaduro, amakoraniro, siporo cyangwa se wenda karabu, ahantu hose ushobora guhurira n'abantu bashya. Narabivuze buriya kuguma mu rugo cyane nyine kuba ahantu hamwe nyine ugasanga ntabwo ukunda gutembera sometimes nyine ngo ugende uhure n'abandi bantu bashyashya. Ibi ngibi bishobora gutuma uguma uri single. Rero ugomba gucenjinga icyo kintu kugira ngo nyine wenda wongere kuba wabona abandi bantu batangira kugenda bakwishimira. Ndaguha urugero hano rwa hafi, wenda wagiye mu bukwe ahantu runaka, wenda ni mu ntara, ukagenda ugahura n'abandi bantu bashyashya. Uba ufite amahirwe menshi ko wagira na communication n'abantu bashya, bikaba byakuzanira abandi bantu bashyashya nyine batangira kugenda bakwishimira, nyine bagatangira gufata nk'umuntu w'agaciro. Hano kuri ino ngingo rero hari ikintu gikomeye cyane ugomba kwitondera. Sinkubwiye ngo ujye uhora mu ngendo zidashira, kubera ko akanga k'abantu benshi ntabwo bagakunda. Nta muntu n'umwe ukunda umuntu uhora mu butembere cyangwa se wenda uhora muri visite nyine zidashira. Reka tujye ku gatekinike gatanu wakoresha niba ukeneye nyine wenda kongera kwigarura imitima y'abantu batari bake. Ni ukugerageza gukira ibikomere by'ahashize. Ibi bintu nkunda kubivuga kenshi. Ibikomere byawe akenshi bizagira ingaruka ku muntu muzakundana. Ndabizi neza wenda ntabwo uriho urabyumva neza, ariko niba hari uwo wigeze gukunda akakubabaza, fata umwanya wo kubyemera ndetse kandi wemere yuko wabivuyemo mbere yo gushaka uwundi muntu. Abantu benshi usanga nyine wenda yatandukanye n'umuntu aramubabaza, aho ugasanga ntabwo ari kwemera ko yababajwe. Icara uvuga ati ndabizi neza yuko namukundaga, narababaye pe, ariko ni njye wari ufite urukundo rw'ukuri, ari wowe nawe se urumva ari nde wahombye? Sinzi impamvu rero twebwe tubabazwa n'ibintu bidafite n'agaciro. Umuntu waramukundaga none we yibujije ayo mahirwe, urumva ari wowe nawe ari nde wahombye? Iki kintu sinzi niba ucyumva neza, ariko buriya abantu benshi dukunda abantu batadukunda, ahubwo twebwe tugata abadukunda. Ngo wirukira ugusiga ugasiga uwugusanga, ni comedy. Mbere yuko tujye kukantu ka nyuma rero kambanze ngusabe akantu gato cyane. Niba kino kiganiro cyagufashije kanda like kuri no video, nyamuneka niba uri umushyitsi nyine nuze kugenda udakanze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Bwa nyuma rero uzakoresha niba ukeneye wenda kongera gusubira mu rukundo ukava mu busingo nyine nawe ugatangira kumva yuko ukunzwe, gerageza ugire umutima ufungutse. Reka gutekereza ko ugomba guhura n'umuntu uhuye na version yawe neza. Hari ubwo urukundo ruza mu buryo utateganyaga. Ndaje hano mbigusobanurire neza. Haro igihe nyine wenda uzaba wicaye ahantu utegereze umuntu agukunde, nyine wumve yuko ukeneye wenda umuntu umeze gutya, umuntu umeze gutya. Ikintu cya mbere cyica abakobwa cyangwa se abasore. Abakobwa benshi impamvu mwino minsi abenshi nyine bazajya banashaka imburagihe cyangwa se banashaka nyine bagashaka abantu batari bakeneye. Abakobwa benshi bishyizemo ngo tugomba gushaka abasore bafite amafaranga. Wewe uricaye ahantu nyine, niba hari ahantu uwo musore ufite amafaranga wamwinaje simbizi, ariko iki kintu muzakikure mu mutwe. Gutekereza ko nyine utegereje umusore uri gukora, uri ahantu uri kurunda amafaranga, nyine wowe uzajya kubona ukabona arizanye. Ibi ngibi ni imyumvire mibi mufite, kandi ishobora no kuzakugiraho ingaruka bigatuma nyine ushaka ushaje cyangwa se wenda ugasazira mu rugo. Inama nakugiraho ikomeye cyane aka kanya, wenda niba uri umukobwa uri kumva kino kiganiro, buriya amafaranga n'imitungo ntabwo ari byo byubaka
kubaka urugo. Hari ikintu ejo bundi navuze kuri TikTok ndababwira ni uzitegereze neza abantu benshi b'abasitari dufite mu Rwanda bashakanye n'abagore babo, ariko ugasanga nyine umusore nta kintu yari afite. Iki kintu uzakitegereze, uzarebe Kibonke, urebe Kramani, abo ni abagabo ngiye mfatiraho urugero bakomeye cyane. Nitegereje nyine amafoto yabo bagishaka abagore kera, ntabwo bari bafite amafaranga ahagije kugera kuri rwa rwego nyine uvuga ngo umuntu ari kuri level nyine yo kuba yatekereza guhita ashaka umugore. Uzarebe Kramani, ariko nyine biriya bintu sinzi impamvu ngiye wenda bitsigira isomo, ariko isomo ririmo ahangana iri buriya iyo ushakanye n'umuntu umukennye, umukobwa akemera akaza kubana nawe mukennye, muri buryame ku kamatera ka 15, akenshi iyo mugeze kuri matera 30 nyine muba mwumva mwishimye, muba mwumva mwarakoze, muba mufite ibintu byinshi byo kwishimira. Ariko nawe tekereza neza, ngiye nshatse umugore mfite ibintu, mfite imitungo itangiye kugenda igabanuka. Rero nyine nshobora guhita nekereza yuko wenda umugore nashatse nubwo namukundaga ashobora kuba yarese anzanira inyatsi mu buzima bwanjye, cyangwa se nyine yazanye ibibazo. Rero buriya niba hari ikintu cya mbere nyine ugomba gutekerezaho neza, abantu benshi dukeneye abantu badufasha kugira ngo baduha ibitekerezo kugira ngo tugere ku bindi bintu. Niba nshatse umugore wenda ntari mfite amafaranga nkatangira kugenda naguka mu bikorwa, aho ngo bivuze neza yuko nyine umuntu nazanye akenshi abaje ari umugisha mu buzima bwanjye. Umwanzuro cyangwa se wenda inama nakugira, kuba singo si ikosa, ariko niba wifuza gukundwa ugomba gufungura umutima wawe, gusohoka mu murongo usanzwe no kureka gucira abantu imanza mbere yo kubamenya. Urukundo hano hanze rurahari kandi rimwe na rimwe rutegereje ko urwemerera rukaza rugusanga. Ndagushimiye cyane wowe wemeye kureba kino kiganiro kuva gitangiye kugera ahangaha kigeze. Nuze kugenda udakanze like, ikindi cya kabiri niba uri umushyitsi ukora subscribe ni ingenzi cyane. Imana ikundindire. Hasta la vista, ciao ciao.